we batize mu wa mbere batarageze mu wa gatandatu batarize kaminuza batazi icyongereza yani witarangone mondesa kolani n'abagenzi niyo babarabaswa baravukiye Radebari ntibabona amahirwe yo kwiga ayiwe la hari abantu babiri bakiza amaso Pedro na Ngola sinima nimoderekwa ye dini wisanima imani nkozeho inipa yango desi iwi imani nkozeho Robini wa Shalama reka mbwira abantu bari bagiye kubagwa nabo peza ngone shando benestayi ucyumva irijwi iyi nzira nimba utarayicamo umeze nk'iki cyapa iyi nzira yitwa nyabagendwa iyi nzira yitwa inzira ya kwera Rabini we dostayi no gukiranuka inzira ya kwera yabugagiriyo inzira ya kwera kukinyoni irahari heshandoma heido Yesu we uyu muntu bahora batera ubwoba ngo bazamwica tawazini Rabi Uwiteka kanagira muri iyi nzira gusa ni wida Sharima inzira yo kwe ariko muri Amerika niho twajya kuyishakirana inzira yo kweratwa Sherabi mana wembuze umusaza ngo mubaze niko Yesa sogokuru we Yesaya ubu iyi nzira iri Bugande iri mu Bubirigi ese iri South Africa Yesaya arabangu iyo nzira zitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo aravuga ngo ahubwo Sera mangaya ndafashirwa we ahubwo izabe babandi ni bande ariko Bibiliya ibivu babandi niwalala henini tangozemo barakugambaniye Rabi ariko iyo ntebura yigumaho ni wida ako kazi urakaguma ariko neshando beto pa uyu muntu afite yarapuritse ahantu hose yasabye akazi gashoboka n'akadashoboka byaranze yaheze mu rugo yakwamiye mu rugo mbega inyatsi mbega imbaraga rebone manda siniwe wowe urota inzozi zikaguhagarika umutima umva nkubwire uko umwami Imana avuze ucyumvira itangazo imbaraga z'urupfu nizo zirimo zirakwataka dusenge Rabi warasa witwa n'imodoka anyway yo haleluya sinya murengi karikana niye ni yego sindundi sinyarwanda ayi ni widako pepo ni mo demo isingandi Imana yacu singandi ni Imana nye babirenza Imana irampagurukije ku buryo gupfa kumpagarika wanahasiga ubuzima gutanga ubuzima Imana irampagurukije ntibishoboka ko wampagarika Imana ihimbazwe cyane ndumva nakandi maze kaje yego kwagiye haleluya yes nemanda abantu bose bafite ikibazo kigendanye n'amaraso uyu munsi aka kanya hari ikintu marayika akoreye uyu muntu uri burayi amina haleluya birabaye narivuze ngo haje nakandi nako nikaze ndaje unyakire munyamakuru nukuri nikaze haje kandi rega nje ndi mama bimenyetso ntibisanzwe nabibonye haleluya do nabibonye ndi mama bimenyetso nagarutse Uwiteka yampamagaye ngo nzi hari kandi kare kaje ariko ndamukunda Yesu we haleluya hari kandi kare kaje kavuga ngo kububwo yanyinjiyemo kububwo yanyinjiyemo yaranyuze ndishima ndamuhimbaza kububwo yanyinjiyemo pararize hari umuntu ukize pararize amaze imyaka myinshi yicaye igice kiwe cy'uruhande rumwe cyose kidakora arabahotse acyumvira itangazo amana we waraturengeye we ndi muzima nukuri ndi muzima haleluya ahubwo nuko nemera kumvira Imana kuruta kumvira abantu kuko Pawulo yaravuze ngo nimba dusaze ku bwa Yesu
yarakoze kumpamagara akankura mu bana 24 mvukamo. Ubwo nubuhamya icyo ni igikombe. Ayo nayandi mateka. Mana yanjye. Pawulo Petero yavuze ijambo ryiza. Yaravuze ngo kuko Imana yacu itarabanura abantu ku butoni. Imana yacu ni nziza. Ntabwo ari imputu sintutsi. Ntabwo ari Mana yanjye we. Iyi Mana mureba twaje kuvugira reka igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge none mu mutima wanjye huzuye ishimwe shimira umukiza wanjye we. Haleluya. Nigitangaza we. Imana yanjye ishimwe terabonemo kuko nahawa gakiza ku buntu. Ndatangariza isi ko nahawa gakiza ku buntu. Haleluya. Amen. Yes. Nigitangaza yo nigitangaza. Ye munyabyaha nahawa gakiza. Haleluya. Yes. Nkanjye narinde. Uvuka mu bana bangana kuri ya 24. Ariko nkanjye rere wani. Haleluya. Harya ngo tuvuge indimi. Yego. Mureka tuzivuge. Muzivuge. Gumamo. Nkanjye narinde. Kugira ngo Yesu mpagakiza ku buntu. Imana ihimbazwe cyane. Abantu bankurikiranye mwese. Ijwi rimarambwe ngo mbasabire umugisha. Imana ihimbazwe cyane. Turawakiriye. Nari mu ntoki. Uvuka hariya kwa Ntuza. Mana we nkuramburiye amaboko. Yes. Tayango ne Modesta. Iyo nje gukorera Yesu. Yego. Nkora nk'utazagaruka. Imana ishimwe. Gukorera Imana nk'abantu bazapejo. Mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Ayiwe Mana. Nukomeza. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye. Se hari abantu barimo baranyo. Uko no kuri kw'ijambo ry'Imana yanjye. Maze hano hari umunyamakuru nawe. Amena. Reka mbabwire Imana irampagurukije ku buryo gupfa kumpagarika wanahasiga ubuzima. Gutanga ubuzima. Imana irampagurukije ntibishoboka ko wampagarika. Imana ihimbazwe cyane. Ndumva nakandi maze kaje. Yego twagiye. Haleluya. Yes. Abantu bose bafite ikibazo kigendanye n'amaraso. Uyu munsi aka kanya hari ikintu marayika akoreye uyu muntu uri burayi. Amina. Haleluya. Birabaye. Narivuze ngo haje nakandi. Nako nikaze. Ndaje unyakire munyamakuru. Nukuri nikaze. Haje kandi rega. Ndi mama bimenyetso. Ntibisanzwe nabibonye. Haleluya. Nabibonye. Ndi mama bimenyetso nagarutse. Uwiteka yampamagaye ngo nzi. Hari kandi kare kaje. Ariko ndamukunda Yesu we. Haleluya. Hari kandi kare kaje kavuga ngo kububwo yanyinjiyemo. Kububwo yanyinjiyemo. Yaranyuze ndishima ndamuhimbaza. Kububwo yanyinjiyemo. Ese wagira ngo nuko mfite inzu mu mujyi wa Kigali. Nta modoka. Wagira ngo nuko nyafite kuri konti. Oya nubwo naba ntaha ku irobo ariko Yesu yanyinjiyemo. Amina. Reka byihore. Yego. Nubwo naba ntaha ku irobo. Bikiro ariko ndamufite pe. Yego. Sharaya. Haleluya. Pararize hari umuntu ukize pararize. Amaze imyaka myinshi yicaye. Igice kiwe cy'uruhande rumwe cyose kidakora. Arabahotse. Acyumvira itangazo. Ampamagare musenge. Imana ihimbazwe cyane. Ariko ma iteza aho bahahira. Iteza inzara iteza naho bahahira. Zirafunzwe insengero ariko dari ishyamba rirahari. Mureke mvuge Yesu rero. Imana ishimwe cyane. Mureke muvuge. Haleluya. Amina. Komeza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma narivuze ngo yego ntago nyafite kuri konti.
ariko kandi Imana ni sinibiyuzuye nibya ntago nyafite ariko Yesu nkorera afite byose. Imana ihimbazwe rero. Hanyuma dore bazaniye icyapa murahari turahari isi Amerika, Uburayi, Angola, Australia, Canada, Bubirigi, Ubudage, nibihe bihugu Bushinwa, Mana yanjye dore icyapa nzanye niko Umwuka Wera yambwiye. Uti warasaze ni muzima ariko Mana we waraturengeye we ndi muzima nukuri ndi muzima. Haleluya. Ahubwo nuko nemera kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Kuko Pawulo yaravuze ngo nimba dusaze ku bwa Yesu yarakoze kumpamagara akankura mu bana 24 mvukamo. Ubwo nubuhamya icyo ni igikombe. Ayo nayandi mateka. Mana yanjye Pawulo Petero yavuze ijambo ryiza yaravuze ngo kuko Imana yacu itarabanura abantu ku butoni. Imana yacu ni nziza ntabwo ari imputu sintutsi ntabwo ari Mana yanjye we iyi Mana mureba twaje kuvugira reka gasubiremo ntabwo ari imputu ntabwo ari intutsi oya ntabwo yashigajwe inyuma n'amateka. Iyi Mana tuje kuvugira haleluya sinyamurenge karikana niye yego sindundi sinyarwanda ayi ni widako pepo nini mo demo isingandi. Imana yacu singandi ni Imana nyine babirenza hiyo nibwo bumana bwayo. Ubwo rero yaravuze ngo kuko itarobanura abantu ku butoni. Umva impamvu irobanura twari kuvuga ngo ni Nyarwanda ikunda abanyarwanda gusa ariko ntabwo irobanura ku butoni irera irakabyara. Nguhaye ikaze rero hanyuma ariko nguhaye ikaze nikomeze yawa nkora nkutazagaruka nkora nkuzapfeje niko kanya mbonye mutakamvuga Imana nazanye icyapa mbahaye ikaze mwese Yesu wambwiye ngo nkizane. Urabona muri iri shyamba nawe urebye ntago byoroshye ariko ntacyo Imana nakinciriye inzira ndahageze. Wowe udukurikiranye tera gatebe kabiri sharing ibi biganiro nimba iki kiganiro gikunza kigera kuri buri muntu wese uraba umfashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma abantu batari banzi nitwa Uwimana Claudine. Uwimana ongeraho reka ngasubiremo ariko numva ndi Uwimana pe Uwimana muzanyumva nkavuga igihe kirekire. Nahawe Imana nanjye ubwanjye maze narayihaye. Haleluya. Nanjye narayihaye Uwimana. Imana ishimwe cyane Uwimana. Hanyuma banzi kuri mama bimenyetso nyine dore nibyo njemo. Imana ishimwe nanone abantu banzi kuri mama bimenyetso. Reka rero some Yesaya nzanya n'umuhanuzi w'umusaza mukuru sakuru. Haleluya. Nguzanye nzanya na sakuru wanyu umuhanuzi w'umusaza bita Yesaya. Yaba nkunda kuvangwa ni sogokuru wanyu. Uzi kubyara data ntawe nzi nubine mondera widibifo nima navuze abatamunyereka ngo yaragiye kera nubyara mama ntawe nzi topefo nimo ntago nigeze mubona yenda izina nararyumvise ariko ndashimira Imana yadushyiriyeho abandi basaza twita basogokuru. Yesaya rero none sogokuru sokuru wanjye ni Yesaya. Ndafashijwe ndafashijwe sokuru wanjye ni Yesaya nicyo gisekuruza mbarurwamo aho niho nimuke mu bitabo. Imana ishimwe data ndanezerewe Imana ndayikunze. Hanyuma 35 umurongo w'8 wumve kini cyapa cyerekana iyi nzira yakugeza kuri iyi restaurant. Ntabwo ari nje kwamamariza nje kwamamariza Yesu. Hari indi nzira nje kuvuga
rarara Yes. kandi mushumba porofeti Yego. no ayo mazina ayo matitire wihaye rirakureba pe Yes. irinzanya nawe n'iryawe mama paste oya sini widibo hari indi nzira nje kwamamaza Yego. hari indi nzira nje kuvuga Yego. nenewa Yesaya Hallelujah. yayisize yivuzeho arigendera none nanjye nje kuyigutangariza yego nyine niba uri n'umudiaspora ariko iyi nzira uragomba uyimenye nutayimenya uzayoba nutayimenya uzakenyuka Yes. nutayimenya uzarwaragurika Yes, ariko menya iyi nzira biragufasha 3:5 igitabo cy'umuhanuzi Yesaya umusaza Yesaya Umusaza, amen. abandi badukwiye kwita abasaza Amen. bagiye batanduranije Imana ishimwe Amen. hanyuma umurongo w'8 haravuze ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa Yego. niyo nyine ariko ma iyo nzira izitwa inzira yo kwera Yego. abanduye imitima ntibazayicamo Amen. izabiya babandi abagenzi naho baba ari abaswa Yego. ntibazayiyoba Yego. uretse gato reka nsubiremo Yego. kandi hazabayo inzira nyabagendwa rubanda rw'umwami mu nyumve abatuye mu Rwanda mu nyumve abatuye muri Amerika mu nyumve nguri umuhanuzi nguri porofete nguri umushumba nguri evangeliste nguri umunyamasengesho genda gake hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira Yesaya aravuga ngo izitwa inzira yo kwera ubu noneho ntabwo ari Yesaya ubivuze ni Korodi abanduye imitima ngo ntibazayicamo aravuga ngo abagenzi naho baba ari abaswa mana we batize mu wa mbere batarageze mu wa gatandatu batarize kaminuza batazi icyongereza yani witarangone modesta kolani n'abagenzi niyo baba ari abaswa baravukiye Radebari ntibabona amahirwe yo kwiga ayiwe la hari abantu babiri bakiza amaso Pedro na Ngola sinima nimoderekwa ye dini wisanima imana inkozeho inipa yango desi iwi imana inkozeho Robini wa Shalama reka mbwira abantu bari bagiye kubagwa nabo peza ngone shando benestayi ucyumva irijwi mpamagara ngusengere nkuza hibyo byuma ntiwarara henidi tangozemo barakugambaniye rabi ariko iyo ntebe urayigumaho niwida ako kazi urakaguma ariko neshando beto pa uyu muntu afite yarapuritse ahantu hose yasabye akazi gashoboka n'akadashoboka byaranze yaheze mu rugo yakwamiye mu rugo mbega inyatsi mbega imbaraga mpamagara dusenge ye rebone manda siniwe wowe urota inzozi zikaguhagarika umutima umva nkubwire uko umwami Imana avuze ucyumvira itangazo imbaraga z'urupfu nizo zirimo zirakwataka dusenge rabi warasa witwa n'imodoka heniwe tangoze n'Imana Imana ishimwe cyane iyi nzira nimba utarayicamo umeze nk'iki cyapa iyi nzira yitwa nyabagendwa iyi nzira yitwa inzira yo kwera Rabini we dostayi no gukiranuka inzira yo kwera Nyabugogo iriyo inzira yo kwera kuki inyoni irahari heshandoma heido Yesu we uyu muntu bahora batera ubwoba ngo bazamwica tawazini rabi uwiteka kanagira muri iyi nzira gusa ni wida sharima inzira yo kwera ariko muri Amerika niho twajya kuyishakirana inzira yo kwera twa Sherabi mana wembuza umusaza ngo mubaze niko Yesa sogokuru we Yesaya ubu iyi nzira iri Bugande iri mu Bubiligi ese iri South Africa Yesaya aravuga iyo nzira izitwa inzira yo kwera abanduye imitima ntibazayicamo aravuga ngo ahubwo sera mangaya ndafashirwa we ahubwo izabiya babandi ni bande ariko Bibiliya ibivuga abandi ngizabiya babandi vuga ngo ni jewe nabizeye nabakijijwe nabatagisambana nabatakikinisha barara
babandi banambanye na Yesu iyi nzira ni yabo mana yanjye iyi nzira ni yabo bamwe bagumanye n'umuremyi bamwe batigeze bamuharika yo bagutaye mu nzu urihangana urakomeza urinda ibyizerwa tisayi nini genoma la bakuzaniyeho abandi bagore bakubyariyeho abandi bana urakomeza uritwararika bakubenze rimwe muko kabiri nishando pera tezo bagutera akadobo urihangana none rero muri iyi nzira yitwa iyo kwera ntabwo ari kaburimbo oya ni niwa sangade panda wala muri iyi nzira yitwa iyo kwera wagumye ubwo ndavugana n'abantu bayigumyemo abantu bamaze gutambika ibirenge mukayivamo dore mumeze nk'iki cyapa dore iki cyakugeza aha hantu kuri iyi resitora ntabwo ariyo naje kuvuga ugasanga yibi biryo mureba amashaza imvange umuceri ukabisangayo ariko muri iyi nzira yitwa iyo kwera hanyuma reka mvugane n'abantu bandika comment yego upfiki wowe zo comment banza witonde nejo bundi narabivuze ariko upfiki niba ndimo ndahanura ariko nimba mvuze indimi uhombye iki koko la nicyo uhombye wowe shemitangoze nema wamenye impamvu ibintera Yesu wanjye yasanze muri bariya bana bo Yesu wanjye wampaye agakiza Yesu wanjye wankoreye ubukwe Yesu wanjye wampaye kubyara nyuma y'imyaka 12 yego ani wada yango arakomeye ni gute navuga ikinyarwanda gusa nabandinda shima nabandinga diniwa parewa dosika yo gumamo erega kuva na kera abanyamubiri barwanya abanyamwuka yewe uyu muntu yamamagaye akabimbaza mpita mubwira nti byatewe nuko aho narinda atariho waru amen icyo nico aho narinda meza siho waru none umuntu ari mu kirara cya gatatu uri mu kirara cya mbere urumva byahura naza guhurira yagishimwe rabi haleluya shene monde zode haleluya kintu nkundira Yesu rero ntago twigeze tudepose yego amina iyo tuza kudepoza bakadutuma ibipapuro kugira ngo aduhe akazi ko kumukorera yewe ntabyo nari kubona pe nukuri ariko ndamushimira kwa Yesu twafashe nta muntu udepoje yaduhereye ubuntu ahimbazwe nanone haleluya hanyuma hazabaho inzira ndashoje kandi hazabaho inzira ariko sijya kuri iki cyapa ntabwo ari inzira ijya kuri iki cyapa ni inzira igana mu bugingo ni inzira igana kwa Yesu ni inzira y'abakiranutsi Yesaya yavuze ngo izabi yababaririwe inima iyabadasango babandi haleluya niyo baba ari abasaza bafite imyaka myinshi niyo baba ari abakecuru aba bantu bajya banarwanywa aba bantu bahura n'ibigeragezo ariko iyi nzira ngo ni yababandi ni yabo ni yababandi batiyanduje ni yababandi batatandukiriye ni watangaya zibi nefo bamwe badahemuka mana yanjye ndakumva yewe Yesu we ayi nefo kandi mpawe impano ikomeye yo kubyutsa abantu barwaye abarwayi yo kubakiza Yesu we ndayakiriye siritango ndayakiriye haya nimi pori wi ariko man wari usanzwe warampaye ni impano yo gukiza abarwayi shayidobe uyu muntu arwaye amenyo we hari ubutware rega ndacyari muri iyi nzira ntacyo data yanyimye ndacyari muri iyi nzira ndacyayirimo nyuma y'imyaka 12 se ugira ngo ntitwagumanye yigeze abana se mutamusebya nifa tena ndacyayirimo Imana ishimwe cyane ndumva umuhanuzi utihanurira buriya ntacyo yabama inzaka imuriye ngo ntiyigombore erega ntacyo yabama ibyo bitangaza bitakora iwanjye bitakora kuri jye ntacyo byaba bimaze ariko umwami ndumva ngabiye shemitawa ararara ngiye gusengera abantu arangabiye ndabyumvise sherewa debo amabara yo ku mubiri umuntu ufite amabara bintu by'ibibara ku mubiri sheminiwa
byange ngwino dusenge. Haleluya. Mana ndagushimiye. Ndagushimiye. Inda ugiye kuzibura. Ndagushimiye. Abantu uhaye agakiza bari baravuye mu nzi. Uyu mugabo nawe yaratandukira ava mu nzi. Yararagaho bwije. Rararara uyu mubyeyi wamuhaye umugisha hitararuka. Ariko shera wanema aba bana bari barasingudimo. Mana ndagushimiye. Ngaho abantu bawe ubagarure mu mwanya mwiza. Iyi nzira yo kwera mu izina rya Yesu. Urinda abantu kuba nk'icyapa. Abankurikiranye bose iki cyapa ntibakabe nkacyo. Abashumba babaye ibyapa, abavuga butumwa babibyapa, abanyamasengesho babaye ibyapa, abahanuzi babaye ibyapa. Ariko ndasenga imitima inyumvise. Uyirinde kuba nk'icyapa mu izina rya Yesu, ahubwo duhishurira inzira yawe ariyo yo kwera no gukiranuka yashyizweho na Yesu Kristo. Amen. Abantu mwese mudukurikirana mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Inkunga ya mbere hago tubabwira ngo mwicare gusa. Oya, inkunga irakenewe. Ya mbere ikudusengera, kabiri kudufata amaboko. Turakora umurimo ukomeye. Niko Nehemiya yavuze. Yaravuze ngo turakora umurimo ukomeye. Turimo turakora umurimo ukomeye. Niba banyu umuntu mutera inkunga wowe ntushoboye kubwiriza, ntushoboye kuvuga nk'ibi mvuga, ariko iyo nkunga yawe irakenewe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubwo mba mvugiye mu mwuka. Abanyamwuka babyumva. Muhabwe umugisha. Waduhamagara kuri 078 00 86 kabiri inshuro 3 ibaruye ku Imana Claudine. Bitabaye nibyo wadukurikirana kuri channel yivuga butumwa dukoreraho yitwa Senga Bizemera. Mutera nkunga banguke. Yewe ndamuhamagara mu izina rya Yesu. Amina. Abanguke. Mama bimenyetso ndagushimiye cyane. Imana nayo igumugisha no kuri nshimira abantu mwese mwadukurikiranye mbabwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. No kuri Imana ibandebere icyoroshye.